kwitamurura Imana igiye kuza ku buzima bwawe. Haleluya. Terere bodraine stance manda ya sika. Ndimo ndabona umuntu ukandagira amaguru akumva arimo ibinya. Wakandagira ukumva munsi y'ibirenge hajemo ibinya. Mbonye ikiganza cy'Imana kigukiza. Yesu eni madragi. Mbonye ineza y'Imana ikuzaho. Mbonye umubyeyi afite ikibazo cy'umwana, uyu mwana agomba kujya kwiga hanze ariko yabuze ibyangombwa. Mama, mbonye Imana ibisohoza. Nukuri kose Imana imbwiye kuzanyumva. Iki kiganiro uzacyumva. Imana itanze itegeko uyu mwana agiye kwiga. Jiwe ameze nkayatinze kavuga ngo ariko Mana ko wavuganye nanjye. Kuki mbonye abantu Imana igiye guhurubyara. Imana igiye guhurubyara. Muganga yavuze kutazabyara. Ugiye kubyara mu izina rya Yesu. Akira umwana, akira gutwita. Iyo matirisi yawe mbonye Imana ishyira mu rubyaro. Mbonye ubyara. Muganga yavuze ndabona umukobwa w'imyaka 40. Imana impaye ikimenyetso. Harebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, harebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho. Haleluya. Kumvira ijambo uko rivuze natangiye mbabwira ngo bigiye guhinduka. Imana inyeretse umuntu basuzumyemo kanseri bakubwira ko uyirwaye. Hanyuma uyu muntu Imana inyeretse afite ubwoba bwo gupfa. Ego kuko ndi mu mwuka nabyumvishije. Afite ubwoba bwo ko kanseri izamwica. Ndi imbere yawe nyobowe n'umwuka wera. Imana iravuze ngo tuzi umutima ntago ugipfuye. Urankurikanye uri murandeba. Imana iravuze ngo ntago ugipfuye. Uyu muntu uribwa amaguru amavi akakwabaza, iyo uhagurutse wumva amavi arimo ibintu bimeze nk'ibikocoka. Amaguru akwabaza ku rwego amavi akurya. Ndagira nkubwire ngo humura, mbonye ikiganza cy'Imana gikora kuri ayo maguru. Before dry instance manda ya sire globe. Uyu muntu afite ikibazo cya kanseri yo mwibere. Imana imbwiye ibere rirakwabaza cyane, harimo uburibwe bukomeye. Hanyuma ndagiye kubwira ngo mbonye ikiganza cy'Imana gikoraho. Mbonye Imana igukiza. Kamanzi ninjire mu ijambo. Ubundi sinyankunda guhanura ntarajya mu ijambo. Mu gitabo cyo kuva igice cya 14, kuva igice cya 14 umurongo wa 24, kuva 14 umurongo wa 24 haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Uwiteka aritamurura. Kadusubira mu gicuku cya nyuma. Menye ntakireba neza. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo. Bituma akururuka aruhanyije. Aho niho nshaka. Hanyuma ntago nzi igicuku uhagazemo. Birashaka kuri mu gicuku cy'uburwayi. Birashaka kuri mu gicuku cy'amadeni. Birashaka kuri mu gicuku cyo kuvugwa. Mu gicuku cyo kujugunywa. Mu gicuku cyo kwangwa. Mu gicuku cy'ibigeragezo. Mu gicuku cya munara. Ariko Imana ije kuvana mu icyo gicuku cya nyuma. Mana ishimwe. Iki gicuku ni cyagiye umuntu abaho akabona nta nzira, akabona nta butabazi. Ariko nyambwira ngo humura, Imana igiye kwitamurura. Ndabona umuntu umaze igiharira. Urimo urabwira Imana ngo wantabaye. Imana ije gutabara. Mbonye umama watawe n'umugabo, urugo rwe rwarasenyutse, niyo uhamagara umugabo nta kwitaba. Urababaye cyane, umutima urarushe. Ufite abana nta nubwo umugabo akubaza uko abana bayeho. Nta kubaza niba biga cyangwa batiga. Imana ikubereye igisubizo. Ikindi andika ngo uyu mugabo Imana izamugarura. Bivuzwa n'Imana, ibi muzayibona bizasohora. Iyi ntago ari prank nje kuvuga nitwaje biriya, oya ndavuga ibyo Imana imbwiye. Mbonye umuntu ufite ideni rya banki yakuzengereje, ugeze ku rwego usigaye wihisha abantu. Telefoni iguhamagaye yose ntago uyitaba kuko uzi ko ufite ideni. Ariko iryo deni Imana igiye kuryishura. Ndi nkawe navuga ngo amena.
Imana yantumye ngo mbwira abantu ko Imana igiye kubakora mu bihe bikomeye. Mbwira abantu bankurikiranye bamwe barabapfusha amakwe. Uyu munsi fiance yagiye ejo yagiye. Uyu munsi wariye ejo washonje. Uyu munsi amadeni wishyura amadeni ejo yasubiyemo. Ubwo buzima Imana igiye kubukora iki gicuku cya nyuma. Imana igiye kugikuraho. Haleluya. Biravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura ngakura inziga mu magare ngo bituma amagare akuruka ruhanyije. Birashaka kuri mu gicuku cya diabete muganga yakubwiye ko utazakira. Ndagira ngo mbwire ngo humura, Imana igiye gukiza iyo diabete. Ndagira ngo uze kwizera cyane. Ndabona umuntu urwaye impyiko iruhande rw'iburyo irakwabaza cyane. Ndagira ngo mbwire ngo mbonye ikiganza cy'Imana kigukiza, mbonye Imana igukiza. Uyu muntu uri kwibaza ngo Mana nzabaho nte, Mana nzarya nte, Mana nzambara nte, Mana ndabona sebye. Ntabwo ugisebye kuko Imana ije gukora mu gihe kibuhagazemo. Imana ije kwitamurura, Imana ije gutabara. Wabwira Imana ngo wanyishyurire amadeni, nabonye Imana yishyura amadeni, nabonye Imana yitamurura, nabonye umuco w'Imana ku bantu. Ndumva ijwi rimbwira ngo bwira abangukurikiranye ko Imana ije kubatabara. Ndagira ngo mbwire ngo hari ubutabazi buje ku buzima bwawe. Hari neza y'Imana ije ku buzima bwawe. Hari umugisha w'Imana ugarutse. Hari abo Satani yanyaza abantu, umuntu akaza akagenda utazi uko agiye. Amafaranga wari utunze ntumenye uko agiye. Uhora n'inyatsi, uracuruza ariko ntiwunguka. Uri mu bantu ba mbere bacuruza ariko bagakinga bwa mbere. Ibyo ukoze ntumenye aho bigiye. Izo ni imbaraga z'aborozi Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana ije kwitamura ku buzima bwawe. Ndabona umuntu uryama ntasinzire, wabuze amahoro, wabuze ibitotsi. Imana igiye guha ibitotsi. Imana igiye gusoza amasezerano. Abantu bibaje abahungu bageze muri 5 bose baje bagenda. Nukuri Imana iritamuri ugiye gukora mariage nk'abandi. Before the instance manda ya siregrom mbonye umuntu Imana inyeretse ufite ikibazo ko mu kazi bazamwirukana. Imana iravuze ngo ntagukirukanywe kuko barimo kugambanira. Imana igiye kubikuraho. Imana igiye gutera intebe. Imana igiye kurwanirira. Ndagira ngo wongere ukomere, wizere ibintu Imana yavuganye nawe, wizere ko Uwiteka aritamurura. Ndagira kubwira ngo Imana igiye kwitamura ku buzima bwe. Ntabwo nzi igihe uhagazemo. Birashaka kuri mu gicuku cy'ubuzima bukukoye, ubuzima buruhije, ariko humura, Imana igiye eka nsubiremo. Ndabona abakobwa bari kubwira Imana ngo Mana wadukoreye ubukwe, mbonye wambara impeta biremwe nonaha. Ndagira kubwira ngo humura, Imana igiye kubisohoza. Imana igiye kwitamurura. Umurozi wakuroze akozwe n'isoni. Imana ishimwe. Cyari igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa ariko ngo bagera ku nkombe y'uruzi basanga ngo hari inkombe, imbere hari inkombe y'amazi. Yorodani ari ndende, Yorodani ngo ari ndende, inyuma hari Farawo, impande n'impande hari imisozi. Nkunda kuvuga ngo aho umuntu aburiye inzira niho Imana ibonera inzira. Aho umuntu aburiye ubutabazi niho Imana ibonera inzira. Ntabwo nzi igicuku urimo uko gisa, ariko Imana igiye kukigukuramo. Imana ishimwe. Hari umuntu nkurikiranye uri kuribwa mu bikanu. Ibi bikanu birakubabaza cyane. Imana igiye kugukiza kuko mbonye ikiganza cy'Imana gikoraho. Amina. Ndabona before dry instance umuntu urwaye igifu. Igifu kirakubabaza, wanyweye ibintu byose bitandukanye. Buri kintu cyose bakurangiye urakinywa ariko nta gukira. Ariko mbonye ikiganza cy'Imana kigukiza igifu. Haleluya. Eka nsubiramo. Mbonye before anima. Mbonye ikiganza cy'Imana kigukiza. Mbonye Imana igutabara. Ndabona umuntu ufite ikibazo cy'umutwe, wumva ari nk'ibintu bigenda mu mutwe wawe, wumva bimeze nk'inda zirimo zigendamo cyangwa intozi. Izo ni imbaraga z'abarozi Imana igiye gukuraho. Yesu. Uyu muntu ubwira Imana ngo Mana wangaburiye, nukuri Imana iguhaye ibyo kurya. Imana iguhaye depo. Imana irakugaburiye. Imana irakwambitse. Imana ikwishyuriye inzu. Amen. Imana imaze iminsi mbwira ngo mbwira abantu ko nje kubatabara.
bwira abantu wabwira Imana ngo wampaye igishoro nukuri mbonye Imana iguha icyo gukora wabwira Imana ngo Mana wantabaye ukampa akazi mbonye Imana ihesha diploma agaciro mbonye Imana iguha akazi uyu muntu nkurikiranye ari mu gihugu cyo hanze washatse ibyangombwa urabibura mbonye Imana iguha ibyangombwa mbonye Imana itera amaviza kuba akeneye kugenda mbonye Imana icinzira ku bantu babwiye Imana ngo wampaye visa kubw'impamvu z'akazi ushaka kujya gukora kubw'impamvu z'amashuri ushaka kujya kwiga ndabona Imana itera visa ndabona Imana ikingura amarembo Yesu taya benefo nestance manda ya siregrome uyu muntu tuterere bodrayi nestance Yesu umaze igihe abuze ibitotsi uraryama ariko nta gusinzira Imana iguhaye ibitotsi Imana iragutabaye uyu muntu wagambiriye kwiyahura niko Imana imbwiye wagambiriye kwiyahura kubera ibigeragezo Imana igukuye muri ibyo bigeragezo Imana iragutabaye Imana irakurengeye ndabona ikiganza cy'Imana kiza ku buzima bwawe wabwiye Imana wayibwiye ngo ariko Mana nanjye wantabara nanjye Mana wa before anima uyu muntu watewe n'imbeba nyinshi mu nzu izi mbeba warazishe zanga kuva mu nzu izi mbeba washyizeho imiti zanga gupfa mbonye Imana izicira muri iyi nzu mbonye Imana isora umudayimoni w'imbeba mbonye Imana igucira inzira niko Imana ivuze uyu muntu Imana inyeretse ufite ikibazo cy'inyatsi buri mafaranga yose ubonye ntabwo umenya uko agiye uko ubonye amafaranga niko agenda uko ubonye amafaranga niko agenda ndagira mbwire ngo humura Imana ije mu buzima bwawe Imana ije gutabara Imana ije kurengera ndagira mbwire ngo humura uwo mudayimoni w'inyatsi iyo gatunzi y'abadayimoni Imana igiye kuyikuraho urimo urabwira Imana ngo wankuye inyatsi mu biganza Mana wankuye inyatsi mu biganza Mana wantabaye ndabona ubutabazi bw'Imana abafite ibibazo by'imibereho nimuhumura Imana itanze imibereho nimuhumura Imana igiye guca inzira Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura ndagira mbwire ngo humura Imana igiye kwitamurura ikibazo rufite gikureho Imana igiye kwitamurura nawe ushinyirwe nk'abandi Imana igiye kwitamurura nawe ubyare nk'abandi abaganga bavuze ko bidashoboka Imana iravuze ngo birashoboka amen ndagira mbwira ngo hari igihe muganga afata umwanzuro wa nyuma akavuga ngo ntibishoboka ariko Imana yaza ikavuga ngo birashoboka famiye yiwanyu bavuga ngo ntibishoboka abadayimoni bakavuga ngo ntibishoboka wareba nawe ukabona ko bidashoboka turashimire before the turashimira nestance manda ya sire grom ibyari bukwice niho Imana igutungira aho uvuga ngo ndapfuye Imana ikavuga ngo baho aho uvuze ngo birangiye Imana ikavuga ngo bitangire ndagira mbwira ngo humura Imana ije gusubiza ubuhanuzi bumaze igihe bwararanzitswe niko Imana imaze iminsi imbwira Imana imaze iminsi imbwira bamubwira ngo nimuhumure abafite ubwoba bw'ibihe nimuhumure abavuga ngo turapfuye nimuhumure nta rupfu ruhari Imana ije kurwanira abantu bayo misubiremo Imana ije kwitamura ku mugaragaro nabivuze Imana ije kwitamurura Imana ije kurengera abantu Imana ije gutabara abantu ndabona ubutabazi bw'Imana ndabona ineza y'Imana ndabona amoko y'Imana ndabona tutarare bodraine stance yo manda ya sire grome chapini fodo sansoma nakumva zo bene fodo sansoma wiwe sanse mo yawe taya pinifo uri murankurikira no mu bitaro urarwaye cyane diabete kumereye nabi mbonye Imana igukura kuri yose cy'uburwayi mbonye Imana igukiza mbonye amoko y'Imana ndabona Imana izurabo ndabona Imana ikiza abantu ndabona Imana ikora ibitangaza ndabona Imana itabara abantu ndabona yeri hindura ibyanze guhinduka ndagira ngo mbwire ngo mura tutaya pinifo mbonye ubutabazi bw'Imana umva mfashishwe Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura Imana yitamuriye ku buzima bwawe Imana yitamuriye mu bibazo byawe Imana yitamuriye mwene data
Imana ikwitamururire, Imana ikwiyereke, Imana ikurwanirire. Ntago nzi ibikurwanya uko bisa, ntago nzi uko bingana, wenda birakurusha uburemere, wenda ubuze insira, wenda ubuze ubutabazi. Ndaje nkubwire ngo wakire ubutabazi, wakire neza y'Imana, wakire feva y'Imana, wakire komera kwiteka. Ndaje nkubwire ngo humura, wavanga Imana yarambeshye, Imana irambye babwire ngo ntago yababeshye. Buri sezerano ryose Imana yaguhaye, Imana ije kurisohoza. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo dusenge. Tangira wibuka ibintu byose Imana yavuganye nawe. Amen. Byose byibuki. Buri kimwe cyose Imana yakubwiye, Imana ije kugisohoza. Reka nsubiremo. Wambaza ngo pastor, Imana yavuganye nanjye izabisohoza. Imana irambwiye ngo ije kubisohoza. Imana irambwiye ngo ije kubikora. Imana irambwiye ngo ije kwitamurura. Imana irambwiye ngo ije gutabara. Umaze igihe uribwa mu nda, mu nda yakobazwa umva n'ingurusenda. Imana ije gukiza mu nda. Imana ije kurwanira. Ndabona neza y'Imana. Munyemeye dusenge. Tugushime Imana kubanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Oh, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Ntawayikoma mu nkokora. Erega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Wowe wabohoye Pawulo na Sila, wabonye agahinda ka Yabesi, wazuye umwana wa Yayiro, wazuye umwana wa Yayiro. Ntawayikoma mu nkokora. Turashimira Imana, amafaranga yagenda ariko Yesu ntajya agenda. Amen. Abadukunda bagenda ariko Yesu ntajya agenda. Famiye zagusiga ariko Yesu ntazagusiga. Nari ndimo senga muri reka twonye dusenge, nari mfashijwe mwihangane, nari mfashijwe reka twonye dusenge. Tugushimiye kubanye natwe. Uyu muntu uri kubabara mu rubavu Imana iramukijije nikivuze. Tugushimiye kubanye natwe, umugisha badukurikiranye. Mana urengera abantu bawe, soza amasezerano yabo. Wavuze ko ugiye gusohoza ibyo wavuganye nabo. Amen. Ndagushimiye ko uyu muntu ukeneye ubucuruzi umuhaye. Ndagushimiye ko umucyoye Mwana wongeye ukaturasira. Ndagushimiye ko utanze ibyishimo. Ndagushimiye ko umuntu wese ukurikiye kino kiganiro araza kugikuramo igitangaza. Tugushimiye kubanye natwe, umugisha badukurikiranye mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Shalom.